twongere tugusuza by'umwihariko abo twereka ko bana natwe hano kuri Yawe TV. Turasuza cyane by'umwihariko mwe mutwereka ko mubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ndetse no mu nkuru nanone zitandukanye tunyuza kuri website yacu yawetv.com. uyu munsi rero ntabwo turi bwizimbe mu magambo, tugiye kurebera hamwe rwose ko umuhango wo gukusanya cyangwa se ubukangurambaga bwo gukusanya inkunga yo gufashanya kwigendera byo guherekezanya kwigendera Jay Polly aho bigeze. Turanababwira ko rero hagiye hari kuboneka abaterankunga bari guturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ibindi, bari kugenda bitanga barushijeho umubare uri mu Rwanda, cyane cyane nk'abakunze be twumvaga ururimi rwe gakondo. Uyu ni ubukangurambaga rero bwatangijwe ku munsi wa none ku itariki 3 muri iki gitondo, nibwo ubukangurambaga bwatangijwe n'umukuru we witwa Uwera Jean Maurice usanzwe akorera igitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda. Akaba rero ari nawe wakunze kugaragara muri ibi bikorwa byo gukurikirana nyakwigendera Jay Polly. Muri ubukangurambaga rero bwo gukusanya amafaranga azafasha umuryango wa nyakwigendera Jay Polly mu muhango wo kumusezeraho cyangwa se wo kumuherekeza bwa nyuma, turavuga kumushyingura mu cyubahiro, hamaze gukusanwa agera kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe hakiri gukenerwa miliyoni 7 ariwo ntego umuryango wihaye, cyangwa se akaba ari amafaranga ari gusabwa kugira ngo uyu mugabo abe yashyingurwa mu cyubahiro. Tuyishime Joshua rero wamamaye mu muziki nka Jay Polly, nibwo hatangajwe ku munsi w'ejo ko yitabye Imana hari mu gitondo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 kwa 4 muri uyu mwaka. Yaguye mu bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali, aho yarajyanwe kwa muganga arembye cyane. Nyuma y'inkuru y'urupfu rwe rero umuryango wa Jay Polly watangaje ko ukeneye ubukangurambaga bugamije mu gukusanya ubushobozi bwo kumuherekeza kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro. Ni ubukangurambaga rero bwatangijwe na mukuru we Maurice, nkuko nabibabwiye. Aya mafaranga ari gukusanwa hifashishijwe uburyo butandukanye mu kumuherekeza cyangwa se mu korohereza abantu bazamuherekeza, buri wese kashobora kwifatanya n'umuryango we cyangwa se umuryango w'umuraperi mu buryo bwo kwerekana ko Jay Polly n'umuryango we urukundo rwose bijyanye n'ibihangano bye yagiye anyuza ku mbuga zitandukanye, bakabirebera ubuntu. Nkuko mubizi kureba umuziki mu Rwanda mu gihe cye ntago byinjizaga amafaranga mu gihe atabaga yagiye mu bitaramo. Binyuze rero mu kwitanga kuri urubuga rwa GoFundMe iyo bita Save Plus, ndetse n'abakoresha telefone igendanwa. Wifuza gutanga inkunga rero yifashishije urubuga rwa GoFundMe, akaba hariho kode ya *7 7 412 urwego. Ku bakoresha mobile money cyangwa se Airtel Money, kuri GoFundMe naho hamaze gutangirwaho amadolari 850 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se amadolari ya Amerika. Akaba ari amafaranga rero mu gihe nkuko twabivuze intego ari 7,000 by'amadolari, ahagera kuri miliyoni 7 nanone z'amanyarwanda. Uwera Jean Maurice kandi yatanze nimero ya telefone ku bantu bashaka kumuvugisha bamubaza cyangwa se bashaka amakuru ku bijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera cyangwa se uko azashyingurwa. Ni nimero rero iri na *250 nka kode yacu y'u Rwanda, na 783018132. Iyi nimero kandi akomeza avuga ko iri muri mobile money nkuko bijyanye n'intego ibihaye. Nkuko rero twabibabwiye, hari abanyamahanga bakomeje kugaragaza ubwitange, hariho bari kugenda bagaragara gutanga amafaranga menshi cyane bigeranyije n'abanyarwanda. Abanyarwanda bari ku madolari 5, 20, ariko abanyamahanga bari kuza bari ku mwanya bari gutanga amadolari 200, 250, 100 gutyo kuzamuka. Si ibyo gusa rero, hari n'abahanzi b'ibyamamare mpuzamahanga bo mu bihugu bitandukanye bitari no mu Rwanda gusa bagiye bagira icyo bavuga kuri urupfu rwa nyakwigendera Jay Polly cyangwa se Tuyishime Joshua Polly.
nkaho Ike Benda umuhanzi w'umugande yagize icyo atangaza ku rupfu rwa Jay Polly ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yavuze ngo uyu muhanzi Jay Polly no mpuzamahanga akaba muri East Africa yose yahungabanye mu mitima yabo kubwo kumva iyi nkuru mbi ko nyakwigendera uyu nguyu cyangwa se uyu muraperi yamaze kuva mu mubiri cyangwa se atakiri ku isi y'abazima. Akomeza yihanganisha rero umuryango wa nyakwigendera Jay Polly, anawusaba umuryango we gukomera cyane kuko ibi bibaho ariko atagiye burundu, ibikorwa byiye bisigaye mu mitima y'abanyarwanda. Ati Jay Polly uragiye ariko you are live on. Si we gusa rero aho twagiye tubona Meddy n'umuhanzi nyarwanda ukora umuziki muri Leta Zunze za Amerika yakomeje gutangaza nawe amagambo y'akababaro avuga kuri uyu muhanzi, avuga ko ashenguwe n'urupfu rwe. Nabonye na gito ko rero ku rubuga rwe rwa Facebook cyangwa se konti yiwe aho yatangaje ngo mbuze icyo mvuga Jay Polly gusa uruhukire mu mahoro. Siwe gusa rero Teta Diana nawe yagize icyo abivugaho, aravuga ati abanyarwanda rwo by'umwihariko abastari twakakwiye kureba twagakwiye kwigira kuri Jay Polly, tugatabaruka nta rwango dusize umusozi, tugatabaruka dufite ibikorwa bizima twagezeho bituma abantu tugenda bakidukeneye, ko biba byiza kurenza uko twagenda twanduranije nabo. Bimwe rero mu bikorwa by'uyu mugabo byakomejwe kugenda abantu barushaho kwamamaza, harimo indirimbo zigera kuri 15 zagiye ziba nk'ubuhanuzi bw'iherezo ry'uyu muhanzi Jay Polly, aho ari indirimbo ya Tuff Gang bita ngo tubayeho uko turi, ati ntitugiye kuba imbata. Ni indirimbo rero yakomeje kuzenguruka mu mitima y'abanyarwanda benshi nyuma yuko yitabye Imana babona ko ibyo yaririmbaga yarimo arahanura. Ni indirimbo rero yaje gukorerwa remix cyangwa se subirwamo n'abahanzi babiri nyarwanda witwa Ariel Ways ndetse na Juno Kisigenza, ndetse hakaba asize n'indi ikomeye cyane yari yarakoranye na Platini menyere nka P, yahoze mu itsinda rya Dream Boys, indirimbo bita ngo somaho cyangwa se twinwere, imwe amagambo akakaye cyane byagaragaraga ko cyangwa se yumvikana ko Jay Polly yayikoze yarimo arasezera abanyarwanda ariko ntibabimenya, ariko yumva ubutumwa bwayo wumva ko yarimo arasezera. Ni harimo n'indirimbo nayo bita Kanyarira jisho itazibagirana mu mitima y'abanyarwanda, indirimbo yakoze havugwaga ko barimo gukora ubukangurambaga, aho iyi ndirimbo rero yakozwe bavuga ko harimo ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida. Yemera guhikora wenyine aho yaratandukanye n'abandi, avuga ati ndashaka gukora ibintu by'umwihariko bitarimo bizimije ariko bitanga message ku rubyiruko mu buryo bwo kwirinda virusi itera sida aho yari imaze kwiganza cyane mu Rwanda. Jay Polly rero si indirimbo arindi zonyine, harimo indirimbo bita ku musenyi, ni indirimbo yakomejwe nayo gucurangwa na benshi bamwibukiraho nyakwigendera Jay Polly, bavuga ati ugiye tukigukeneye, ugiye baraduhaye message itwubaka, Jay Polly ruhukira mu mahoro. Ni hari n'indi ndirimbo nayo rero bita umusaraba Joshua, ni indirimbo yakomeje avuga ati ahubwo ni indirimbo yakoze yafatikanyije na Marina ubwo yarafunguwe. Abantu rero bakomeje kuyitekerezaho ibintu bigiye bitandukanye, akavuga ati wenda no avuye muri gereza ariko yarimwe amagambo akakaye agaragaza ko yafunzwe arengana, gusa akaba ari uko yari yacyashye madamu wenyine byitwa ko yamukubise bitewe n'ibijyanye n'uko ubushinjacyaha bwamusanganye icyaha. Jay Polly rero ukusanyije izo ndirimbo ndetse n'izindi tutiriwe turondora, arizo yaba yarakoze ku Kegiti ndetse n'izo yaba yarakoranye n'andi matsinda, n'ubutumwa bwinshi yagiye asakaza mu banyarwanda bwagiye bugaragaza icyizere n'urukundo rw'uyu muhanzi Jay Polly, aho mu bigo by'amashuri umwana wese yakoraga yitwa Jay Polly. Yaba mu batoya yaba mu bakuze bose bakundaga uyu muhanzi aho atazibajyana mu mitima yabo. Twamugereranya na Tupac California, tuvuga abeshi mu rubyiruko ntibamuzi ariko bazi ibihangano byiwe. Twamugereranya ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye byagiye biva ku isi y'abazima ariko bikagoma mu mitima ya beshi. Twavuga ngo rero Jay Polly ni dukomeze dukore dufatikanye kore ubukangurambaga kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro nkuko nawe yaduhaga ibintu mu cyubahiro ndetse akubaha buri wese uko ari, ntabyo
kugenda aca hirya no hino. Nababwira ngo rero mukomeze mubane natwe hano kuri Yawe TV, tunabibutsa ko dufite yawetv.com ni website dukoresha ibiriho amakuru yacu mu buryo bwanditse, mwanyarukira nabwo mukareba kandi mukabana natwe mu zindi nkuru zikurikira. Turagomeza rero dukurikirane byinshi kuri nyakwigendera Jay Polly, nongereho ngo byinshi kuri nyakwigendera akaba na nyakubahwa Joshua Polly, Imana imuhe urukundo rudashira, tukomeza kwihanganisha imiryango ye, ababyeyi be